Gaheza TV tubahaye ikaze nkuko bisanzwe mushishikariza gukora subscribe kuri Gaheza TV nkuko bisanzwe mutumenyereye mu mafilme ariko ubu ngubu twabazaniye umutumirwa ukora ibiganiro byo kwigisha urubyiruko ndetse asaningo isanango nge muzi ku izina ry'umwamikazi w'amajyepfo aratangira twibwira tugaye ikaze. Murakoze cyane nanjye twimana Jennifer Diane na benshi nyine banze kuri Jennifer n'ubwo bwose bwayampaye nakandi kazi nako mukoze umwamikazi w'amajyepfo uraryumva guteze tumva nta kibazo nyine nawe umwamikazi nta kibazo nyine nabyakiriye. Okay, nkuko bisanzwe nyine uratangira utubwira icyo ukora. Umukinnyi wa filime, wandika indirimbo, wandika filime, ukaba unigisha kuri YouTube, byose ubikorera icyarimwe? Oya, ndabanza mbere ngakora kimwe narangiza nyine iyo ndangije gukora kimwe nkora n'ibindi. Hari kubanza mbere ugahugura ababyeyi abaye n'ibyo ngibyo cyangwa se wenda naho n'urubyiruko muri rusange nkajya naho nanjye ngakora ibindi. Okay. Aha tugusanze se ni mu rugo kwa mama na papa cyangwa ni muri ghetto yawe? Ni muri ghetto. Muri ghetto. Abantu heza cyane. Use wawara umusaro wose warukuye kuri zira nyigisho utanga? Na abakunzi banjye nyine babimfashijemo nyine bimera gutya ndashimira Imana do ntacyo nyishinja. Muri make barakuremera. Ya ntacyo nabashinja. Okay, dusanzwe tubona ibiganiro ukora kuri YouTube ariko akenshi bavuga yuko ngo kirari igishego. Wowe ubifata gute? Muri rusange muri comment hanze ubyitwaramo gute? Muri rusange nago ngiye mbifata nk'igishego kuko ngiye no kuvuga wenda ntanga nk'urugero rw'igishego ntago ngenzi cyane cyo nuko ngenzi ko ari inyigisho zisanzwe kandi zifasha na benshi ziba atari inyigisho ntago mubyeyi yakanyandikiye timba baronsobanurira hana hasi ndikumva neza ya babonye ari nk'ibintu nyine ndavuga ngo no buraya bukorerwa online ntago byaba birimo nyine so ibintu bijye bifasha abantu nyine muri rusange yego. Okay, ngiye mpamya ko ari inyigisho nyine ziba zishingiye ku ngo ndetse n'abantu batararushinga bishobora kubafasha. Ya birabafasha cyane. Hagati ari kurasa neza. Merci. Namwe ndabona makeup ni sawa, inzara. Sha urumva urebye ntacyo nashinja Imana. Ariko ndabona amatatu waje nyine ukuntu. Sha ni nyinshi cyane. Nabyo biri mu makeup se cyane. Ya mago biri mu makeup ahubwo nuko nzikunda. Na hano karahari? Ya karahari. Wow. Ushobora kubukunda amatatuwaje cyane? Yego ndayakunda. Ari ahantu rero kamera arandi kubona akantu kaso hano n'umwihariko wanjye. Umwihariko bisobanuye iki? Nyine n'umwihariko wanjye. Ubuse ntabwo ushobora kwereka abakunzi ba Gaheza? Abakunzi ba Gaheza nibiba ngombwa nzabibereka ariko oya sha please ahangaha so dufashe basi twereke ushaka ufite amatsiko ya so ndikubona oso nyine ni so what shawa nyine sore nyine reka mbereke ahangaha nyine no musore nyine nkunda. Wow. Kiroso sabo what nashyizeho tatuwaje nyine kubwo nk'umukunda tu so nubwo se nagirirwa n'amahirwe yo kumubona ahubwo se nkaho nyine wo ukunda kugenda nagize n'Imana uranansura nje ko bidasanzwe ntago bisanzwe ngewe nubwa mbere muye n'umukobwa noneho w'icyamamare akaba yariyanditseho izina ry'umusore. Sha nyine nararyanditse bitewe nuko ngenda mukunda ahubwo mva ndenda gupfa ahubwo ngize n'Imana ahubwo mwanansuye murumva ndanarwaye. Kiroso nzi ni umusore gutya ufite ubwanwa bwinshi w'igikara niwe? Sha nuwo ngo kubera ko njya mubona ariko ntago ndagirirwa amahirwe yo kumubona kimwe nuko nawe wenda yababona ibiganiro byanjye ariko atazi nimba wenda mukunda. Birantunguye cyane kandi birananshimishije. Nese ubu Kiroso arabizi?
ntago mbizi ahubwo ndagusaba ubufasha bwo ko nanjye wantangira ubutumwa cyangwa se wenda ukamumamagarira muri rusange. Nyamuhamagara Kiroso ubaye ufite nimero yiwe wankoreye rwose shamva nyine munansuye nari narararwariye no mu nzu murabyumva. Kiroso mfite nimero ye reka nze umva n'ubwa mbere mbonye ibi bintu ntago bisanzwe. Ntago bisanzwe Njemba numva nari. Okay, ndamubonye. Mba numva nari bitewe nuko nyine ari uko nguko babimeze. Kumukunda gusa ufata gahunda yo kujya gushyirishaho tatuwaje y'izina rye. Aha nzajya ndeba nyine kwisiga. Aba udukurikiye kuri Gaizo TV mwabibonye rwose umusore witwa Kiroso yahebuje umukobwa ahangaha nkaba ngiye kumumuhamagarira nkareba ko nabahuza. Hello. Hello. Yes, mwiriwe. Mwiriwe neza. Ni umunyamakuru wo kuri Gaizo TV. Yego. Yari umukobwa nari nasuye mu rugo. Ansaba ko naguhamagara nyine mukaba mwavugana ngo ni umukunzi wawe cyane. Ni umukunzi wanjye. Baragukunda cyane bihebuje. Umushimire mu byacu. Baragukunda bayifuza kukubona. Hari n'ikintu cyari kintunguyemo gatoya rwose nge numiwe. Nyine yatakambye ngo ninguhamagare gusa ikintu nari mbonye umukobwa yarafashe izina ryawe aryandikaho. Izina ryanjye ryandikaho cyane rwose. Ntabwo ni umufana wanjye ukomeye. None se ubu yashakaga yuko ngo mwabonana byibuze ngo akaba yanagusuhuza. Byibuze no kukubona byonyine. Byashoboka ko waboneka? Mbafite akazi kenshi nyine bisaba kugira ngo ntange igihe cyabo byo bizamfasha uwo munsi. Mbafite akazi kenshi nawe ntabwo mba nicaye. Wakwihanganye koko ugatabarira hafi. Nyine ndamukomeje nta kibazo tuzabonana ntabwo napanga kubonana n'umufana wanjye. Cyangwa namwe ntabwo nabasuzugura. Yego. Nta kibazo buriya tuzasanga umunsi nyine tubonane. Ubaye uri hafi ariko wazi. Ni kwa kundi kwenderaho umuntu mumuboneye urumva ibyo bishoboka koko? Ntabwo byakunda. Ubu se wakwishimira ko wamusanga mu bitaro koko yarembye kubera Kiroso? Ibyo se bimaze igihe kingana agushaka? cyane ari muri babandi nk'abasamanta n'abantu b'abana. Oya. Nawe arashaka kujya mu mubare w'abadeshi. Oya waragukunda by'ukuri baza umuntu wakwiyanditseho ariko nta kibazo ubwo ngubwo sinzi namuha nimero yawe mukazabonana basi. Oya sigomba kumuha nimero yanjye. Mwebwe muzampamagara nta kibazo duhure nawe mumuhamagare. Tugusuhuzanya nta kibazo. Okay. Sawa urakoze. Sawa nta kibazo. Kiroso wamwumvisha ngiye turavugana nyine. Waneshimwe no kumwumva byonyine tuba bihagije. Urumva agatima kagiye hamwe. Ndumva ameze neza nabi. Nese watangiye gukunda Kiroso ryari bigenze gute umubonye hehe? Kwanzi ko Kiroso nkunda kumubona mu ma interview ari kumwe n'abakobwa bandi. Ese kuki wamukunze ubona afite abandi bakobwa? Nonje nagero kuvuga ngo no kumukunda ko ngo namubonanye n'abandi bakobwa. Ahubwo namubonye kuva kera ubwo yatangira kujya kuri ama interview. Nyine nkabura n'ubushobozi bwo kuba nabonana nimero ze ngo muvugishe ibintu ngibyo ariko nisesha nyine ndamukunda byanyabyo tu. Kuko naravugaga ati one day nyine yaregiye Imana izamfasha nkazahura nawe. Nkabonana nawe basi nkanamwereka ko buryo kimukunda birenze
iby'abandi bakobwa baguma bababwira ndabizi ko hari amarira ariko nanjye nyine so nyine njye nararize amarira yarakamye bitewe nuko wenyine naramubuze tu yewe nese ko mbona agira abakobwa benshi uzihanganira kumukunda kandi afite n'abandi bamukunda sebo nzabyihanganira bitewe n'uburyo nawe azambona nyine wenda nawe akankunda ntago mbizi ashobora no kumbona nyine nabwo kumva naga nkunze byose birashoboka tu okay ngatubwire umunsi muzahura umunsi wenda ngewe nzakuzanira Kiroso mugahura uzamwakira gute uzifata gute bizagenda gute sibwo nzaba ngiye mu ijuru bwa mbere donc azaba arimo kubonekerwa kwanjye nyine kwa mbere tu kuko ibaze ndamukunda nagiye kwishushanyaho izina ryiwe bitewe n'uburyo nyine ngiye mwiyumvamo nshushanyamo wenda nandikaho n'akarabo hano tatuwaje yanjye yose ifite ijambo ariko ryose ryerekeye kuri Kiroso ako karabo kari kwibere nako uzamuhase hoya hano ntagaragara abo nzamuha ahubwo ni amagambo nyine avuga ati amahitamo umutima wawe njyewe mfite amatsiko y'ukuntu uzamwakirira hese mbazi so bizaterwa naho tuzahurira cyangwa se wenda akazanansanga no mu rugo nagira imana ahubwo akazansanga nko mu rugo buriya wamwakira n'icyayi wamwakira gute kuri gahunda z'abakundana kuri gahunda z'abakundana nyine bitewe nuko nyine naba ntizeye ko yankunze bya nyabyo ariko mfite icyo namukorera tukanitse ko ese umubona mba numva ari umusore mwiza nyine kuri gahunda nyine twara neza wamaze kubivara ko no kuri gahunda Kiroso arenze narabitekereza ndavuga ati kuri gahunda twara neza ntarebe iyo match nzayisifure mwahuye reka tugushimire cyane reka tuye kugerageza turebe ko twazakubonera Kiroso tumuzane tumuhuze tuguhuze nawe iyo match ninjye uzayisifura murakoze cyane turagushimiye cyane n'ubutaha uzaduhe karibu murakoze cyane nawe sawa